Noneho uko abami bagiye basimburana, uyu munsi nifuje kubanyurira muri make uko abami bagiye basimburana. U Rwanda mu mateka tuzi ko rwatangijwe na Gihanga wa mbere Ngoma ijana, ahagana mu w'igihumbi 91 kugera mu w'igihumbi 1124. Umwami yabyaye abana batandatu, abaraga uduce twadukikije u Rwanda. Kanyarwanda Gahima amuha u Rwanda, uwitwaga Bugesera amuha Bugesera, bitewe yagiye abaraga bitewe n'aho n'amazina yabo ndetse n'aho n'uduce twari hafi y'u Rwanda. Na Kanyarwanda Gahima nawe yayoboye mu 1124 kugera mu 1157, asimburwa na Yuhi wa mbere Musindi mu 1157 kugera mu 1180, nawe asimburwa na Ndahiro wa mbere Ruyange mu 1800 kugera mu 1213, nawe asimburwa na Ndoba, nawe ayoboraho asimburwa na Nsoro wa mbere Samukondo. Ni abami batanu twavuze haraguru, nibo bita abami b'ibimanuka. Abakurikiye bose ni abami b'imishumi, aribo Samembe, Nsoro wa mbere Samukondo, nawe ayoboye mu 1279 kugera mu 1312. Ruganzu wa mbere Bwimba ayoboye mu 1312 kugera mu 1345. Kirima wa mbere Rugwe ayobora muri 1345 kugera muri 1375. Kigeli wa mbere Mukobanya yayoboye muri 1375 kugera muri 1411. Akurikirwa na Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi ari we muhungu wa Mukobanya muri 1411 kugera muri 1444. Asimburwa na Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri ari we muhungu wa Mutabazi muri 1444 kugera muri 1477. Asimburwa n'umuhungu we Ndahiro wa kabiri Cyamatare muri 1474 kugera muri 1510. Aho hagati muri iyo myaka ariho muzi habereye ubwicanyi bwateye ku kwicwa kw'abakobwa ahantu hazwi nko mu rubi ahica abakobwa ba Ndahiro Cyamatare n'abagore be, ariho tuzi nko mu miko y'abakobwa, ndetse n'aho urugamba rwari rwaratangiriye. Umwami wo muri Congo aza kwihorera ku Rwanda ariho ku rubi rw'inyundo, agafata ingoma y'u Rwanda imyaka 11. Ndoli waje gusimbura se nyuma nawe ahungira i Karagwe muri Tanzania h'imyaka 11, igihe uwo mwami wo muri Congo yari yarafashe u Rwanda. Ndoli agaruka gucunga u Rwanda
arukura mu maboko y'ishyanga ararwigarurira, ariwe Ruganzu wa kabiri Ndoli. Yagarutse mu 1510, arayobora kujya mu 1543. Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi niwe wakurikiriye Ndoli. Kigeli wa kabiri Nyamuheshera akurikira. Mibambwe wa gatatu Sekarongoro wa kabiri Gisanura nawe yayoboye muri 609 kugera muri 642. Yuhi wa gatatu Mazimaka nawe yayoboye muri 642 kugera muri 675. Cyilima, uyu Yuhi wa gatatu Mazimaka yabyaye umuhungu witwa Rujugira afashe ingoma yitwa Cyilima wa kabiri. Uyu Yuhi wa gatatu Mazimaka ni umwami uzwi cyane, azwiho ubusizi ndetse no kugira amahane, ndetse azwiho no kugira ibikabure. Yagize ibikabure byo bita ibisazi, rimwe na rimwe yagiraga ibikabure akajya avugishwa. Hariho bahera bamwita Yuhi wa gatatu Mazimaka bamwita umwami w'umusizi, kuko yari umusizi, umusambanyi, umusaza, w'umusazi. Amagambo akaba ati umwami w'umusizi, w'umusambanyi, umwami w'umusizi, umusambanyi n'umusazi. Akurikirwa na Cyilima wa kabiri Rujugira. Cyilima wa kabiri Rujugira nawe muribuka ko mu mateka igihe Yuhi wa gatatu Mazimaka yasaze, imfizi ye bayishe, yahise yirukana Rujugira. Rujugira igihe yari ahunze ajyana na Karira, mu kujyana Karira akandagira mu ihwa rituma igisebe kimuviramo urupfu. Karira arapfa. Nuko igihe Mazimaka yari amaze gupfa, Rujugira arahunguka aje kwima ingoma. Nyuma yo kwima ingoma yari ageze ku byiza, ariko Karira we umukobwa yakundaga cyane yarapfuye yamushyize ishyanga. Aha Cyilima Rujugira yahise avuga ngo ntabyera ngo de. Yavuze ngo nubwo ageze ku byiza hari ibibura, nta muntu ugerera ku byiza icyarimwe. Hari igihe ageze ku byiza hakazamo akandi kantu kabura, aho ahita aterura ati ngo ntabyera ngo de. Nawe yayoboye muri 675 kujya muri 708, asimburwa n'umuhungu we Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Ndabarasa nawe muramwibuka mu mateka ko abana be biswe ibigina. Yabyaye abana Katarabuhura, Sentabyo, abo bose bari ibigina. Muribuka ko mu mateka baje gusubiranamo abana be, aho muzi mu myandiko
intambara y'Ibigina, bigenda byararwanye kubera gupfa ingoma, ariko birangira Sentabyo ari we wegukanye ingoma, yitwa Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo, nawe yayoboye muri 700, akurikirwa n'umuhungu we wa kane Gahindiro, ariho uyu wa kane Gahindiro we naho hadutse gahunda ya Girinka munyarwanda, ndetse no gahunda ya Girinka kwa Yuhi wa kane Gahindiro. Yayobowe nawe muri 700, akurikirwa na Mutara wa gatatu Rwogera wayoboye muri 800, akurikirwa na Kigeli wa kane Rwabugiri, umwami kubera ko yari azi kurwana atsinda amahanga yose, yari yaraguye u Rwanda kugera mu bice binini bya Kongo hose yari yarahageze, ariko ibyo bice byose byaje gusubizwa inyuma no kugabana kw'abakoloni muri 1885, aho bagabanya Afurika uko babishaka. Ku nama yabereye mu Budage, uyu mwami kubera ku buryo azi kurwana niho hadutse imvugo ivuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Iyi mvugo ko aho yateraga hose yarahigaruriraga, yaduka ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. Mibambwe wa kane Rutarindwa niwe wamusimbuye, umuhungu we ayobora nawe muri 800. Yuhi wa kane Musinga nawe yayoboye muri 896 kugera muri 1931. Yuhi wa kane Musinga akurikirwa n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu Mutara wa gatatu Rudahigwa muramuzi, yayoboye ku ngoma abakoloni babaganje muri 1831 kugera muri 1931 kugera muri 1959. Uyu icyo mwibukaho nuko yari yaranze ko abanyaburayi bafata ubutegetsi. Ikindi niwe wahaye Alex Kagame kuganira n'abiru ngo bamubwire amateka y'u Rwanda, amateka y'ingoma, noneho ngo ayandike mu bitabo. Uyu kandi nanone abafaratiri abigiraga guhabwa ubupadiri bakoraga ibirori, nawe akaza akitabira ibirori bakoze, aje kureba uko ubuhanga bw'abo bafaratiri bumeze. Byavuyemo guha Musenyeri Alex Kagame kugira uburenganzira bwo kuvugisha abiru bakamubwira amateka y'ingoma akayandika. Nawe yaje gusimburwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, ari waje kubatizwa akayobora umwaka umwe agahita ahungira muri Amerika. Murabizi ko yapfuye muri myaka ya vuba muri 2010, murabizi niwe yatabarutse. Ayo ni amateka cyangwa se ni uko ingoma zagiye zisimburana mu mateka y'u Rwanda.
abami bagiye bahererekana n'abana babo kugera muri 1960 bahereye mu 1191. Iyo tujya kuvuga uruhererekane rw'abami, hari ubwo duhereye inyuma tukavuga ngo Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wa Rudahigwa, Mutara wa gatatu Rudahigwa wa Musinga, Yuhi wa gatanu Musinga wa Rutarindwa, Mibambwe wa kane Rutarindwa wa Rwabugiri, Kigeli wa kane Rwabugiri wa Mutara wa Rwogera, Mutara wa kabiri Rwogera wa Gahindiro, Yuhi wa kane Gahindiro wa Senabyo, Senabyo wa Ndabarasa, Kigeli wa gatatu Ndabarasa wa Rujugira, Kirima wa kabiri Rujugira wa Mazimaka, Yuhi wa gatatu Mazimaka wa Gisanura, Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa mbere Gisanura wa Nyamuheshera, Nyamuheshera wa Semugeshi, Semugeshi wa Ndori, Ndori wa Cyamatare, Cyamatare cya Yuhi wa kabiri Gahima, Gahima wa Mutabazi, Mutabazi wa Mukobanya, Mukobanya wa Rugwe, Rugwe wa Bwimba, Bwimba wa Semukondo, Semukondo wa Sampembe, Samembe, aho twageraho ko aba ni abami b'imicumi. Abo twari twavuze mbere bari abami b'impanuka, kubera ko amateka y'abami b'impanuka atazwi neza, ntabwo wavuga ko Samembe ari umwana wa Ndoba, ariko hejuru uko twatubivuze niko uruhererekane ushobora kuruvuga uhereye inyuma ku mwami uheruka usubira imbere. Kirima wa kabiri Rujugira ni uwa Mazimaka, Mazimaka wa Gisanura, Gisanura cya Nyamuheshera, Rutarindwa wa Rwabugiri, Rwabugiri rwa Rwogera, Rwogera rwa Yuhi wa kabiri wa kane Gahindiro, Gahindiro ka Sentabyo, Sentabyo wa Ndabarasa, Ndabarasa wa Rujugira. Nuko ubwo nawe ushaka kubisubiramo wareba iyi video ukayisubiramo kugira ugire amakuru umenya ku bijyanye n'ingoma mu Rwanda ko zagiye zisimburana. Andi umuyoboro wa YouTube twawuhisemo ngo twigireho, twumve ko dukomeye kubera ibyo tuzi n'ibyo dushoboye gukora. Ubuzima buri wese abeshwaho n'ibyo ashoboye gukora cyangwa se n'ubushobozi yifitemo. Umuyoboro twahisemo ko tugomba gukomera bitewe n'ibyo tuzi n'ibyo twamenye. Rero duhitamo gutanga ubumenyi ku babishaka. Mu ndimi z'amahanga twahisemo intego igira iti Getting stronger by learning. Niyo mpamvu umuyoboro witwa Strong Star Channel. Ba inyenyeri ikomeye umurikira abandi kubera ibyo ushoboye, kubera ibyo uzi. Kandi ibi byahozeho, umwami yabaga umuntu ukomeye akayobora abandi, akaba inyenyeri imurikira abandi, akabayobora ku byiza, kubera ko yari yifitemo ubushobozi ndetse n'imbuto yo kuba umwami. Na buno
abaperezida bariyamamaza, mugatora mushingiye ku byo bazabafasha, uko bazabayobora, bakababera inyenyeri imurikira icyerekezo cyanyu, mukerekeza aho mushaka kugana. Niyo mpamvu kugira uyobora abandi hari icyo ugomba kuba uzi cyangwa hari icyo ugomba kuba ushoboye. Umuyoboro twahisemo ko twajya tubayobora dukoresheje kwiga. Murakoze, murakarama, wakanda subscribe cyangwa abone kugira ngo ujye ukomeza ukurikiza ibiganiro, niba ibiganiro byakunyuze, no muri komenti waduha igitekerezo. Urakoze.